The Zoom TV 24 aho wababaye wenda cyane ari uko sangwa atatwaye ikamba no kuri Mwiseneza nihe hakubabaje cyane? Kuri sangwa ntabwo nababaye kubera ko aho yageze naho ntabwo ari habi, kuba yarabaye igisonga cya kabiri ntabwo ari habi, byaranatunejeje. Ngira ngo namukanye turaba dufite ibyishimo mu muryango, ariko kuri Mwiseneza narababaye cyane. Ntabwo nanezerewe nananenze cyane uburyo yaviriyemo mu majonjora. Nk'umuntu wakurikiye ibya Miss Rwanda 2019 wenda ni nk'aya makosa ashobora kuba yarabonetsemo ku buryo tuvuga ati 2020 ubwo tuzaba turi muri 2020 ayo makosa nazagarukemo. Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza kirimo ubwenge. Ikosa rya mbere ryagaragayemo jewe nubwo hari ushobora kubona ko atari ikosa, ariko jewe nshobora kubona ko ari ikosa. The Zoom TV 24. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, twishimiye kukwakira cyane. Turimo turaganira nandi kuganira na MC Mena Gitero Moses. Mena Gitero, umuntu akurebye ku maso uracyara umusore. Oya, je suis marié. Ndi umugabo, umugore umwe n'umwana umwe. Umwana umwe. Yeah. Nta bandi bana bandi. Bon, cerekana arababyaye mu mwuka. Ariko mu mubiri ntawo, mu mubiri mfite umwe witwa Imena Gisa Kenneth. Urumva Imena Gitero na kase ka Gitero gusa. Ndekeraho Imena. Imena nabyo bifite icyo bisobanura. Iyo mvuze Imena Gisa Kenneth, urumva yaba Imena yaba Gisa yaba Kenneth yombi n'amazina hamije ubutwari. Warubuze ati umwana wa kireka waramubyaye mu mwuka, araho bigeze ubona bibasa cyangwa araho ubona ukabona abana baravutse nko mu buryo bw'umwuka? Bon, nta nari mvuze indi ushobora gutera mu bitekerezo. Hari umuntu ushobora gutera inda mu bitekerezo. Za ndwara abasore bajya barwara zo kwikinisha, burya hari igihe atera inda mu bitekerezo ko ni umuco utari mwiza nawe. Miss Rwanda 2019 yararangiye, wagaragaye cyane ugaragara ko warushingikiye Mwiseneza Josiane. Josiane yavuyemo kwikubitiro, ntihagaragara muri batanu ba mbere bagomba guhatana. Kugeza ubu wiyumva ute iyo utekereje kuntu warushingikiye Mwiseneza Josiane kugeza ubu akaba atarabaye nyampinga w'u Rwanda nkuko wabyifuzaga? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza. Wenda ni nsubira inyuma gatoya nanibutsa abantu ko company yanjye Protocol and Service National Team yari cyane hafi ye mu bintu bijyanye na protocol, kuko uretse kuba ndi mu MC mu birori bitandukanye mu bukwe, niyo company yanjye ikora Protocol and Service nayo ikora mu ma event atandukanye. So rero nayo yari mushyigikiye, yari muri hafi mu ma protocol, niyo yari kumwe nawe. So ntago rero nshobora kuvuga ko byanejeje, nyine urumva nk'umuntu ubushyigikiye uri inyuma ye. Ntabwo nanezerewe nananenze cyane uburyo yaviriyemo mu majonjora, kutagera kuri finali ntabwo byigeze binezeza. Kandi nawe ubwawe ufite umuntu uri inyuma, ufite umuntu uriho ufana akaviramo mu majonjora, nka ekipe uri mufana ekipe ikaviramo mu majonjora, byakubabaza. So urumva rero ko ako gahinda n'ubu ndacyagafite. Kuri weho ukurikije feme ya Josiane cyangwa ko wari umukunze, ko wabonye yari yashyigikiwe n'abanyarwanda, umva yari kuba yaraviriyemo nka ryari? Ku giti cyanjye numva ubundi nari ndiho mfana abakobwa babiri muri iriya Miss Rwanda, nanahaga amahirwe ko bashobora kugera kure hashoboka. Wa mbere yari Sangwa Odile, uwa kabiri yari Mwiseneza Josiane. Kubera iki Josiane yabaye uwa kabiri kandi uvuga ko ari warushyigikiye umutima cyane, cyangwa byari ubucuruzi kuko mwe na company ya mwamamazaga? Impamvu mushyira kuri uwo mwanya wa kabiri, ngenda mbaha stage zitandukanye. Nukuvuga ngo Odile ngiraho muha yagombaga guperforminga kandi akazamuka neza, ariko na Mwiseneza kagiraho namushyiraga agaperforminga neza cyane kandi kuruta abandi. Kuko icya mbere Mwiseneza uretse no kuba yari muri company yanjye, yari afite igikundiro, cyo ni kimwe. Icya kabiri afite commitment, afite initiative, icyo umuntu ashobora kwita ishyaka.
mbivuze gutyo wenda birumvikana. Icya gatatu kinakomeye yifitiye icyizere muri we. Nuvuga ngo abantu benshi bari bamenyereye ngo Miss Rwanda, umuntu ugomba kuba Miss Rwanda ni umuntu ugomba kuba afite uburanga, ni umuntu ugomba kuba gutya na gutya na gutya, ariko we agira iyo initiative yirengagiza ibyo byose. Aravuga no, ntirengagije ko mvuka mu cyaro, nturuka kure, nkuru urugendo rurerure kugira ngo ngere amarushanwa agomba kubera. I'm taking decision ko ngomba kujya kwiyamamaza. So icyo cyari kimwe mu bigomba gutuma mushyigikira nka Miss wagombaga kuba yatwara na ririya kamba. So noneho rero Sangwa we, she's my sister. Urumva kumufana, kuba nari inyuma ye, nagombaga no kumufana nyine nk'umuntu nk'umuntu tuvukana waramutse atwaye ikamba ryaba ryinjiye mu muryango. Ariko mwise neza namufanaga nk'umuntu wagize iyo initiative. Cyo ni kimwe, agatinyuka mu bandi banyampinga b'u Rwanda baturuka mu cyaro akabarusha intambwe akaza kwiyamamaza. Aho wababaye wenda cyane ari uko Sangwa atatwaye ikamba no kuri mwise neza, nihe hakubabaje cyane? Kuri Sangwa ntabwo nababaye kubera ko aho yageze naho ntabwo ari habi. Kuba yarabaye igisonga cya kabiri ntabwo ari habi, byaranatunejeje. Ngira ngo na mukanya turaba dufite ibyishimo mu muryango. Ariko kuri mwise neza narababaye cyane. Nubwo yabaye Miss Popularity, ariko kuba Miss Popularity ntibihagije ku bwanjye nk'umufana. Numvaga yarakwiriye kuba yatwara na ririya kamba, nto yamara kuritwara bikanatinyura n'abandi bakobwa bari hariya mu cyaro, kubera ko nabariya bari hariya abandi bari kuvuga bati ubwo Josiane atwaye ikamba birashoboka ko natwe twaritwara. Ikindi, ubushobozi bukeya afite bwo kuba avuka hariya mu cyaro, iyo abona kuri aya mafaranga akayajyana hariya mu cyaro, ugashyiraho na projet yari afite yo gufasha abana bafite ikibazo cy'imirire mibi, ni programu nziza, ni programu ya leta, ni programu twese dushyize imbere yo kurwanya imirire mibi binyujijwe muri gahunda ya leta. Nyakubahwa Intore zirusha intambwe Perezida wacu wa Repubulika Paul Kagame, ni gahunda yatangije mu Rwanda hose yo gutuma abana b'u Rwanda babaho neza. So je numva rero iyo nyampinga mwise neza aramuka atwaye ari amafaranga akagenda akayajyana hari iwabo irubengera, hari icyo byari gufasha cyane muri bara abaturage bo hasi, by'umwihariko babonye uriya mwana watinyutse wagiye n'amaguru akajya Kigali agahatana akabazanya ikamba. Niwe mwiza Megani, niwe wemejwe nka nyampinga y'u Rwanda 2019. Ku bantu bamwe yaje atunguranye, ariko kugeza ubu niwe ufite iryo kamba. Hari icyo urishidikanyaho kuba we yaba arifite? Ntabwo narishidikanyaho, kuko nawe iyo ugiye kureba performance ze ukareba na presentation ye, uburyo yabazwaga ibibazo, uburyo yabisubizaga, wabonaga afite ubwenge, afite ubuhanga. Wenda nubwo buri muntu afana umuntu bitewe na initiative cyangwa niyo decision umuntu aba yafashe, ariko guhabwa ikamba kuriya mwari nta makemwa arimo. Ubona nawe ririya kamba yararikwiriye. Kuri we muri Miss Rwanda ukurikije n'abakobwa barimo, uretse ni mwiza Megani wegukanye ririya kamba, undi wari guhabwa ririya kamba ukavuga ko byari kuba bitunguranye yarindi? Hari uriya mwari usibye ku izina rye harimo n'igibuka neza, kubera umuntu ahita ajya mu tundi tuntu nyine amazina agasa nagize. Ariko uriya mwana wari wambaye wahawe igisonga cya mbere, uriya mwana nawe even na Sangwa nawe ukurikije ukuntu yasubizaga, ukurikije ukuntu yabazwaga ibibazo akabisubiza, wabonaga ari abana bafite mu mutwe, kandi ubona basubiza ibintu biri focused ku byo bababaza, agasubiza adategwa, atajijinganya, ku buryo wabonaga ko rwose baramutse bashubije, baramutse ahawe ikamba byaba bitunguranye, ariko kandi nanone yaba bikwiriye. Nk'umuntu wakurikiye ibya Miss Rwanda 2019, wenda ni nk'aya makosa ashobora kuba yarabonetsemo ku buryo tuvuga ati 2020 ubwo tuzaba turi muri 2020 ayo makosa nazagarukemo? Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza kirimo ubwenge. Buriya abanyamakuru muracukumbura kandi mureba kure.
ikosa rya mbere ryagaragayemo jewe nubwo hari ushobora kubona ko atari ikosa ariko jewe nshobora kubona ko ari ikosa iyo ufashe ururimi rw'amahanga ukaruha agaciro cyane kuruta ururimi kavukire mbona nayo ari indangagaciro umuntu aba yirengagije yo kuba umunyarwanda. Kuba umunyarwanda harimo ibintu byinshi ariko hari n'indangagaciro y'ururimi rwacu, kuvuga neza ururimi rwacu kandi ruturanga, kuko nubwo Miss Rwanda ari Miss ushobora guseruka akajya hanze, ariko cyane ni nyampinga w'u Rwanda. Nyampinga w'u Rwanda akeneweho iki cyane gikomeye. Nyampinga w'u Rwanda akwiriye kuba icyambere ari umwari utamwaye, icyo ni kimwe. Icya kabiri akwiriye kuba ari umwari wuje ubuhanga. Icya gatatu akwiriye kuba ari umwari umunyarwanda wese n'umunyarwandakazi akabona koko ari umwari w'u Rwanda. So rero niba ururimi rw'amahanga nyampinga atarukoresheje neza cyane nk'uko umunyamahanga wahavukiye yaruvuga, ntibikwiriye kuba intambamyi yo gutuma atagera ku mutsindo w'intsinzi y'ibyo yiyemeje. So ku buryo numva ubutaha baramutse bakurikiye neza ibibazo bibazwa, bakibanda cyane ku ndangagaciro y'ururimi rwacu, ntibahe cyane valere agaciro cyane indimi mvamahanga kuruta ururimi rwacu. Ururimi rwacu ni rwiza, ururimi rwacu ni umuco, ururimi rwacu ni ubukungu, ururimi rwacu ruraduhuza, ururimi rwacu rubumbatiye ibintu byinshi. Ngira ngo n'intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kubivuga mu kiganiro yigeze kugirana n'abanyamakuru, avuga ko mu kintu dukwiriye gusigasira cyane kuruta ibindi ari ururimi rwacu. Ubwo rero ururimi rwacu rwirengagijwe, umuntu warukoresheje neza ntakoreshe neza ururimi mvamahanga, ntahabwe ibyo agomba guhabwa, hagahabwa ibyo umuntu agomba guhabwa umuntu wakoresheje neza ururimi mvamahanga, hari indangagaciro nanone yaba yirengagije. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amabuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.